ngo dukomeze dusangira ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu ngushimiye ubuntu bwawe uduhaye bwo kumva ijambo ryawe. Turakuraritse kugira ngo bane natwe uduhe ibihe byiza, kandi nkuyoke irogoya yose reka uhaye umugisha wo kumva ijambo ryawe rigisha riri mu marira. Ubuntu bw'Imana bane natwe. Urakoze kudufasha, urakoze kutwitaho, urakoze kuruhura imitima yacu, urakoze kuri buvugane natwe imitima yacu ikishima, mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe na Pastor Desire ubakunda akabifuriza umugisha w'Imana. Niyo mpamvu mba naje muri iki gihe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gusoma ibyanditswe byera biri muri Yesaya 61. Turahera ku murongo wa mbere, Yesaya 61 tugeze ku murongo wa 3. Aravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushiraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cimbo c'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cimbo c'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cimbo c'umutima wihevye, kugira ngo bahereko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icubahiro. Nuko bazubaka hasenyutse, bazubaka amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Umurongo Imana yashize ku mutima wanjye umurongo wa 3, aho ahavuga ngo yantumye gushiraho abitegeka ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cimbo c'ivu. Ijambo tugiye kuganira nirivuga ko Imana ibasha gutanga ikamba mu cimbo c'ivu. Imana ibasha gutanga ikamba mu cimbo c'ivu. Abantu benshi bazi ivu, usibye yenda urubyiruko rw'iki gihe, ariko abantu benshi bazi ivu. Kuva kera iyo abantu bagaragaza umubabaro mu gusenga, bisigaga ivu. Si mu gusenga gusa, ahubwo niyo bashakaga kwihana nabwo bisigaga ivu. Bibiliya tubwiye ngo yansigiye kuzana ikamba mu cimbo c'ivu. Imana ibasha gutanga ikamba mu cimbo c'ivu. Abantu benshi bafite ivu mu buzima bwabo muri iki gihe, no mu kwibuka kugira ngo dusigaye dukoresha ibara ry'ivu, kugira ngo abantu benshi bagenda basobanukirwa ivu ico bivuze. Yesu icyatumye asigwa kwari ukugira ngo atange ikamba mu cimbo c'ivu. Yesu yasigiwe ibintu byinshi, ariko nahisemo kuvugamo ikintu kimwe. Bibiliya yatubwiye ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye no kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Wumve ko icyatumye Yesu asigwa kwari ukugira ngo abwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe ko ubutumwa bwiza buvuga muri iki gihugu, ku maradiyo, kuri interineti, ahantu hose hari ubutumwa bwiza, hari insengero, kandi ubutumwa bwiza bukwiye kuvugwa. Kandi iyo bavuze ngo ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ko hari ubundi butumwa butari bwiza. Ariko Yesu yasigiwe kuvuga ubutumwa bwiza. Hari ubundi butumwa butari bwiza, burahari nabwo bwinshi, ariko ni byiza ko tuvuga ubutumwa bwiza buruhura imitima, bukiza ibyaha, bubohora umuntu. Yesu yasigiwe kuvuga ubutumwa bwiza. Hanyuma yantumye no kuvura abafite imvune mu mitima. Abantu bafite imvune bagendana zitigeze zivugwa, ntaco zigeze zikorwaho. Abantu bafite imvune mu mitima, kumenyesha imbohe ko zibohowe. Hari abantu bagenda bafite gereza mu mitima yabo baboshe. Bibiliya yatubwiye ngo no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Ubusanzwe abantu benshi ni imbohe, batandukanyije amabara y'ibiziriko ababoshe gusa, ariko abantu benshi ni imbohe. Biragera igihe rero umuntu akaba imbohe, agashirwa no mu nzu y'imbohe, mbese akajya muri rusange. Bakaba bizwe ngo uyu muntu yaboshwe n'ubusinzi, umuntu yaboshwe n'ubusambanyi, umuntu yaboshwe n'umujinya, umuntu yaboshwe n'ibibazo bitandukanye. Ariko Yesu yaje kumenyesha abari mu nzu y'imbohe ko babohowe. N'ubu uriho uranyumva, Imana ishobora kugendera umutima wawe ukabohoka kuri ya kamere runaka y'umujinya, ubusambanyi, kwangana, gusebanya n'ibindi. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Imana ifite imbabazi nyinshi ziruta intege nke zawe. Imana
urukundo rwayo ruruta ibyaha wakoze, ku buryo bw'uko igufitiye imbabazi nyinshi. Birashoboka ko wiyanze, wumva ko kwihana utanababarirwa. Iyo umuntu yakoze ibyaha byinshi biyagera igihe akumva nta mbabazi Imana yabona zo kumuha, ariko nagira ngo nguhumurize, imbabazi z'Imana ziraruta intege nke zawe, kandi urukundo Imana igukunda ni rwinshi. Imana yanga ibyo wakoze, ariko wowe irashaka gukunda. Kuva ugihumeka, kuva ukiriho, harashara amahirwe. Imana irashaka gukunda, yazana impinduka mu mibereho yawe. yantumye no gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira. Hari abantu batunzwe no kurira ibikuriza, urabizi, yenda agahinda kazwi n'umusego wisegura cyangwa se aburirira, ariko Imana irashaka guhindura ubuzima bwawe, igakuraho kurira, ahubwo ikazana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu yasigiwe kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Navuze ko Abisirayeli bakoresha ivu mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, iyo bategwa n'abanzi babarusha amaboko, bagategwa n'abanyambaraga zikomeye, bahitamo gukoresha, bakambara ibigunira, bakisiga ivu, bagatakira Uwiteka. Uwiteka akabumva, akemera kubatabara. Birashoboka ko intambara uragwana nayo ikurusha amaboko, ikurusha imbaraga, watewe n'imbaraga zikomeye ku buryo utabasha kwigwanaho, nta kindi wabikoraho. Hari ubwo abantu iyo bitangira, umuntu agerageza gushakisha abakomeye bamufasha, ariko bikazageraho bikaba iby'ubusa. Birashoboka ko ushobora kuvuga ukigwanirira, ariko kuko imbaraga zaguteye zikomeye, bikaba ntacyo babikoraho. Birashoboka ko intambara uragwana nayo, usibye Imana yonyine, ni Imana yonyine yashobora kugira icyo ibikoraho. Nagira ngo nkubwire ko Yesu ashobora guhinduranya mu cyimbo cy'ivu, Imana igatanga ikamba. Buriya uburwayi bwose kwa muganga ntibabuvura. Birashoboka ko wivuza ukajya no mu Buhindi, ukajya no muri Burayi, ukagerageza, ariko muganga akubwira ngo nta kindi twabikoraho. Birashoboka ko Imana yazana ikamba mu cyimbo cy'ivu, kuko mu byo Yesu akiza harimo kanseri, harimo sida, harimo diyabete, harimo umwijima, harimo ibintu byose. Nta kintu Yesu adakiza. Iryo vu naryo ugendana naryo Yesu yarikuraho, akaguha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Birashoboka ko ivu wahuye naryo ari urugo rubi washatse, uzi ko umudamu azakubera nka mama wawe, akakubera ahantu ho kuruhukira, none urugo wubatse rumeze nka gereza. Utaha ari uko wabuze aho utaha wumva iwawe hatanejeje kuhaba. Wagerageje gukoresha amategeko no kugerageza gushyiraho igitsure biranga, urugo rwawe rukubereye nka gereza. Ariko Imana ibasha gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Birashoboka ko washatse umugabo uzi ko ugiye kuruhuka, ariko noneho urugo rukuruhije kuruta cya gihe wari imfubyi, ariko Imana ibasha gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Hari ibintu atawundi muntu yagiye abikoraho, ari Yesu umwana w'Imana wenyine. Wumve ko icyatumye Yesu asigwa ni ukuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Birashoboka ko wagiye kuba mu muryango uzi ko uzaharuhukira kuko wari imfubyi, ariko uhageze ibyo wahuye nabyo muri uwo muryango bizwi nawe na Satani wabiteye. Ariko Imana ibasha gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Nagiye mbona abantu bari imfubyi, bari abapfakazi, imbere n'inyuma nta kindi basigaranye, ariko ejo akazashaka urugo, akazashaka umugabo cyangwa akazashaka umugore amubera uburuhukiro, akazabyara abana barumuna be cyangwa bakuru be, akumva abonye ahantu ho kuruhukira. Imana ibasha gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Hari abantu bari baramaririje, akabaho nta bindi byiringiro by'ejo hazaza, atazi igikurikiraho, ariko hashira iminsi Imana ikazana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Yesu yasizwe kugira ngo atange ikamba mu cyimbo cy'ivu. Birashoboka ko ubu ngubu uri mu ivu, nta ibintu byarahiye byose. Iyo ahantu hahiye ibintu byose bikaba ivu, nta kintu kiba kinejeje gihari. Ubu nta kinejeje ureba, wisanze urwaye kwa kundi, wisanze muri bya bindi, wisanze mu buzima utatekerezaga, wisanze mu bibazo utari uzi ko bishoboka, wagiye ufashe inguzanyo uzi ko uzacuruza ukunguka, ariko amadeni akubera ivu muri iyi minsi. Ariko humura, Imana ibasha kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Wari ufite ubwenge bwo kwiga, amashuri biranga, none ukora mu rugo ahantu, ariko humura, Imana ishobora kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Imana igirira neza abantu ititaye ku mashuri, ititaye ku kintu na kimwe,
ikagirira kwera kwayo gusa. Birashoboka ko wasabye akazi wumva ko nukabona uzabonye ahantu ho kuruhukira, ariko umushefu wawe akubera ivu neza, ariko Imana ishobora kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Wirinde kwiyanduza kuko Imana ibasha kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Birashoboka ko wagiye mu rusengero uzi ko ari ahantu ho kuruhukira, ugirira icyizere abakozi b'Imana, babwira ibyawe, ariko noneho byakubereye intambara ikomeye kurutaho kuko wabisanze hanze, ugasanga abantu barabivuze, abantu bakuvamo, ibanga ryawe rimenyekana mu bandi bantu. Ariko ihangane, ntugacike mu nzu y'Imana, ntukave ahera h'Imana, kuko Imana ibasha kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Birashoboka ko wari uzi ko utashe mu gihugu c'amata n'ubuki, ariko uhageze uhura n'ibintu byakubabaje, ariko Imana ibasha kuzana impinduka mu buzima bwawe. Birashoboka ko hari ubuzima urimo ukumva bukubereye nk'ivu. Hari umuntu umwe yigeze kumbwira ati ariko nkubona arokokeye iki, kuko Imana itaretse ngo mpfane n'abandi 94. Mu by'ukuri yahuye n'ibintu bibi biramubabaza, yicuza impamvu yo kubaho, yumva kubaho ntibiryoshye, yumva yaba yarapfuye nibyo byari kuba ari byiza. Ariko Imana kubw'ugihumeka, Imana ibasha kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Nta mpamvu yo kuva ahera h'Imana, nta mpamvu yo kwiheba. Yesu abasha gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Ntukicuze impamvu uriho, ntukicuze impamvu washatse cyangwa washatswe ngo wifuze kuba umukobwa cyangwa kuba umusore. Imana ibasha gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Bibiliya yatubwiye ngo yansigiye gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Hari abandi bantu nabo navuga ku mibabaro itandukanye abantu bahura nayo, ariko reka mvuge ko ikindi gihe bambaraga bitera ivu bakambara amagunira mu gihe bashaka kwihana. Icyo gihe Imana ikabumva, ikemera kubababarira, ikemera no kubakiza. Birashoboka ko nanone warasengewe, wagiye mu rusengero uratura ibyaha, baranagusengera, ariko irari ryaranze gushira burundu. Ihangane, ntukave ku Mana, kuko Imana ishobora kuzana impinduka rimwe uzuzura umwuka wera, rimwe uzagira ibihe byiza. Imana izana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Birashoboka ko intege nke zawe zahinduka imbaraga. Birashoboka ko umaze igihe utsindwa mu buryo bugaragara. Muri ibyo ari byo ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha, ariko nkajya mbyibonamo. Aravuga ngo buri munsi ujye umboneza. Birashoboka ko intege nke zawe zihora zigaruka, nawe umva umaze kwirambika, ukibaza ngo kuba mu nzu y'Imana, gukunda Imana bimariye iki? Ukumva ibyiza nuko wava mu rusengero, ariko aho ushaka kujya naho nta cyiza gihari. Ongera wisige ivu, ongera uce bugufi. Bishatse kuvuga ko ivu rivuga guca bugufi, rivuga ko uri imbere y'Imana wigaragarije amarangamutima yawe. Imana ibasha kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Ubu ngubu uriho ubuzima butanejeje, uriho uhora usubira muri bya bindi, ejo nanone ukabisubiramo, n'ejo nanone ukabisubiramo, ariko Imana igamije kuzana ikamba mu cyimbo cy'iryovu. Ntabwo Yesu yarava ku ntebe y'imbabazi. Imbabazi ze ziracahari, aracababarira, amaraso ye araceza, amaraso ye aracatunganya. We kwiciraho iteka ibyo wakoze nubwo byatukura bikaba tukutuku, ntabwo amaraso Yesu yananirwa kubyeza. Ibyo wakoze nubwo byakomera bite, ntabwo Yesu yananirwa kubikuraho. Izera imbabazi z'Imana, Imana ibasha kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Ngiye kuvuga abantu nk'abangahe Imana yahinduye ivu ryabo ikarihindura ikamba. Ndahera kwitwa Yosefu. Yosefu avukana na Benyamini, bakavuka mu bandi bana benshi. Bafite se witwa Yakobo. Bibiliya ihamya ko Yosefu yabyawe n'umugore uwo Yakobo yakoreye imyaka 14, kuko yakoreye umudamu wa mbere bamuha Leya kandi washaka Rasheli. Hanyuma bamubwira ko yongera gukora indi myaka 7. Imyaka 14 yakorera umugore mwiza yakundaga yitwa Rasheli. Rasheli ahashakiye abingumba ntiyabyara, ariko Leya akabyara buri gihe. Bibiliya ikomeza ihamya ko yaje kubyara aba bana babiri, Yosefu na Benyamini, apfira mu nzira. Igihe yapfaga
urukundo Yakobo yamukundaga rwahise arukunda Benyamini, arukunda na Yosefu. Yosefu yari umwana mwiza, agira n'umugisha, Imana nayo iramukunda, kandi Bibiliya avuga ko yari umunyakuri. Ubusanzwe Imana ntibanurana ku butoni, yari umunyakuri, ntabwo yagiraga amanyanga. Bibiliya ihamya ko yaje kurota n'inzozi, avuga Imana imubwira ko azategeka abo bavukana, abibabwiye barushaho kumwanga, kuko ngo iteka bakora amakosa akabibwira se bikabababaza. Rimwe agiye kubasura iyo bagiye kuragira, baravuga ngo nguriya Karosi araje, muze tumwice tumuhambe muri uyu mwobo, tuzamenya amaherezo y'inzozi ze. Ubwo ivu riratangiye. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana ibasha gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Twasomye Yesaya 61 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Bibiliya ikomeza ihamya ko bamufashe bakamwambura ikanzu, ya kanzu nziza se yamudodesheje idasa n'izabo, ngo barayimwambura, babaga inyamaswa, bayishira mu maraso, bayohereza se. Baravuga ngo reba iyi kanzu niba wayimenya, birashoboka ko inyamaswa y'inkazi yamuriye. Bibiliya ikomeza ihamya ko Yosefu bamuhambye mu mwobo wari hafi aho wacukuriwe kubika amazi, ariko kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana bwinshi, ngo asanga nta mazi arimo. Birashoboka ko duhura n'ivu, ariko Yesu yavuze ngo hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira akanzu kugira ngo tubone uko dukomeza gusenga. Niyo uri mu ivu, niyo uri mu mibabaro itandukanye, Imana igica akanzu kugira ngo ubone uko ukomeza gusenga. Yosefu asanga nta mazi arimo. Hari ahantu umuntu anyura mu by'ukuri ivu rikaba ritangiye, akaba atangiye ubuzima bugoye bukomeye, ari Imana gusa yabimukiza. Yosefu babuze uko bamwisha, ngo babona Abanyegiputa bacuruza, baramugurisha, bamumanura muri Egiputa. Iyo twumva ngo bamanuye muri Egiputa, mutagira ngo ni ahantu bagenze umunsi umwe, ni urugendo rw'ibyumweru birenze 2. Kari akana gato gafite imyaka 16. Mu ndebere aka kana bamanuye kambaye ubusa, kafatishijwe iminyururu, ari nk'itungo baguze, nk'uko umuntu yagura ihene ku isoko. Mu karebe gahagaze ku isoko, kari ku isoko ry'imbata, ahantu bagurishiriza abacakara. Umwana yakuriye mu rukundo rwa bakuru, rwa papa we, yakuze umuryango ukize, mu ndebere ari ku isoko. Mu by'ukuri yari mu ivu rifadika, kari agasuzuguro karenze uko umuntu ashobora kugatekereza. Yosefu mu buzima bwe ntabwo yigeze atekereza ko yahura n'ibyo yahuye nabyo. Birashoboka ko uri uranyumva, ibintu wahuye nabyo ntabwo wari uzi ko mu buzima byashoboka, ariko byarabaye. Uhura n'ivu, ariko ijambo ngufitiye ni uko Imana ibasha kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Bibiliya ikomeza ivuga ko Yosefu yaguzwe na Potifari, ngira ngo yasanze ibintu by'ibisore byashize bikomeye, afata akana k'imyaka 16, akana gato, akajyana iwe. Ngira ngo nta nubwo kari kazi gukora ibintu byinshi. Buriya abana ba bucura abenshi bashobora kuba batazi imirimo ivunanye kuko bakuru be baba barayikoze cyangwa se bakiyikora. Bibiliya ikomeza ivuga ngo Yosefu, ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe, nubwo yari mu ivu, nubwo yakora adahembwa, ariko ukuboko kwiza kw'Imana kwari ku buzima bwe. Icyampa mu mibabaro yawe, mu bibazo byawe, ukuboko kwiza kw'Imana kukaba ku buzima bwawe, ukaba ufite faveur ku buzima bwawe. Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe, izaguha gutera intambwe buri gihe, kuzageza igihe izaguteresha intambwe yo kuva mu ivu ukabona ikamba. Bibiliya iravuga ko muka Potifari, ngo bitewe n'igikundiro cyari kimuriho nuko yakoraga ibintu neza, yaramwifuje ngo basambane, aranga, aravuga ngo sinatinyuka gukora icaka ingana gityo, mu ijuru hari Imana ireba. Ikintu kibabaje abarokore bose giye batinyuka, bagatinyuka ibintu bikomeye, ibintu bitakwiye gutinyuka ariko bakabitinyuka. Yosefu byamushishije muri gereza, nabwo bamwambura umwambaro w'akazi, ajya muri gereza. Muri gereza yahamaze imyaka myinshi. Igihe yari afunzwe, yasobanuriye inzozi abantu 2 yasanze barota. Abwira umwe yari agiye gusubira ibwami ati, nugerayo uzanyibuke. Igitangaje ntabwo yigeze amwibuka. Iyo umuntu akiri mu ivu, ntawe umwibuka, ntawe umubona. Hari igihe uvuga ati, kuki mutambona, kuki mutanyitaho, kuki insonze mu itorero ry'abantu 500. Humura, ihangane. Iyo umuntu akiri mu ivu ntawe umubona. Umuntu akiri mu ivu ntawe umutumira mu bukwe. Umuntu akiri mu ivu ntawe uza kumusura. Niyo utaje gusenga, ushaka uzamara ukwezi, ntawe uzamenya ko utaje gusenga kuko uri mu ivu. Ariko hari abantu niyo batateranye barabahamagara bakabaza impamvu bataje gusenga uwo munsi,
ariko wowe nta n'uzaguhamagara kuko uri mu ivu nyine. Iyo umuntu akiri mu ivu ntawe umubona, ntawe umwitaho, mbese ikinze ntawe ukingura, kandi ikinguye ntawe wakinga. Bibiliya ikomeza ivuga ko nyuma yaho mu gihe ivu rigiye kurangira, ntabwo narangiriza ku ivu gusa, reka mvuge n'ikamba rya Yosefu. Umwami yararose abura umuntu wo gusobanura inzozi, bajya gushaka Yosefu baramuzana. Igihe bamuzanaga yasobanuye inzozi. Bibiliya avuga ngo bamwambika imyenda y'ibitare myiza isimbura ikanzu bene se bamwambuye ubwo ikamba ryatangiye, ntabwo bikiri mu ivu. Isimbura ikanzu bene wabo bamwambuye, isimbura umwenda w'akazi muka Potifari yamuregesheje, ngo bamwambika imyenda y'ibitare myiza y'abami. Birashoboka ko wambaye ubusa ariko ejo uzambara. Iyo tuvuze kwambara ubusa ntabwo ari mu buryo bw'umubiri gusa, birasa no mu mwuka nk'aho wambaye ubusa. Birashoboka ko ibisebo byakubayeho birasa nk'ibyakwambitse ubusa, imibabaro wahuye nayo irasa nk'iyakwambitse ubusa. Navuze ibintu yahuye nabyo byari ivu. Nawe ndebera, avuye mu rukundo rwa se na mama we, bamwambuye ikanzu, agiye yisanze mu cobo cacukuriwe kubika amazi, bamukuye muri Isirayeli bamumanuye muri Egiputa. Nababwiye ngo si urugendo rw'umunsi umwe, ni urugendo rurengeje ibyumweru 2, amanuka mu butayu bushushe cyane, hatagira amazi, afatishijwe iminyururu. Yamanutse ari mu mibabaro, ryari ivu rifatika. Twasomye Yesaya 61 avuga ngo yansigiye kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Birashoboka ko ibyo urimo bimeze nk'ivu, ariko Imana ishobora kuzana ikamba igihe kimwe. Yosefu kwa Potifari nabyo gukora nta gihembo byari ikibazo, nabyo gukiranuka bimushisha muri gereza. Ariko umunsi umwe, nubwo abo yarotora inzozi bamwibagiwe, nababwiye ngo iyo umuntu akiri mu ivu ntawe umwibuka, ntunashake nuko bakubona, ntawe uzakubona. Nababwiye ngo hari abantu niba batateranye turabahamagara tukabaza impamvu bataje gusenga, ariko wowe iyo uri mu ivu ntawe uzaguhamagara, nubwo uzasiba ukwezi ntawe uzabimenya kuko uri mu gihe cy'ivu. Iyo umuntu ari mu ivu ntawe umutumira mu bukwe, ntawe umubwira ngo waramutse, ntawe umenya uko wariye cyangwa utariye kuko uri mu gihe cy'ivu. Ariko ntabwo ivu rihoraho. Imana izazana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Bibiliya iravuga ngo uwo munsi bamwambika imyenda myiza, baravuga ngo twakuraho undi muntu w'umunyabwenge. Nawe mundebera umuntu yabayeho ubwo buzima w'umunyamahanga, kugira ngo bavuge ngo twakuraho undi muntu azi ubwenge, ashobora kugira neza umutungo w'abanyegiputa. Byari ibintu bisa nkaho bitumvikana, ariko Imana yari igiye guhinduranya mu cyimbo cy'ivu, igiye kuzana ikamba. Yosefu yayoboye ibihugu, aba umuntu ukomeye, kuzageza igihe yabaye minisitiri w'intebe. Imana izana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Imana izazana ikamba mu buzima bwawe. Ntabwo ivu rihoraho, hari umunsi umwe Imana izazana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Yesu yavuze ngo nasigiwe kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Hari undi muntu yahuye n'ivu yitwa Moridekayi. Moridekayi yahuye n'ivu rifatika. Yari umunyagano, yari munsi y'impunzi. Hanyuma ahantu yabaye hari ahantu yari umuzamu ku irembo. Imvura n'izuba nijoro, nta joro nta manywa, kuri bo byari ivu. Noneho abayuda nanone baragambanirwa hafi kwicwa. Byari ikibazo gikomeye, byababereye ikintu kiremereye. Ariko ikintu gitangaje, rimwe Imana imutekerezaho ngo yarakoze ibyiza, birandikwa gusa ntiyabihembekwa. Iyo umuntu akiri mu ivu nubwo akoze ibyiza ntawe bimwibukira, ntawe umubwira ngo wakoze. Ntawe uzamenya ko wakorofye urusengero, ntawe uzamenya ko wateye intebe, ntawe uzamenya ko wabwirije neza, ntawe uzaguha amazi wabwirije. Iyo umuntu akiri mu ivu nta muntu amubwira ngo wakoze. Arabikora, birandikwa, ariko icyiza nuko babyanditse ahantu. Rimwe umwami kuko agiye gutabara, Imana imukoresheje abura ibitotsi, bashakisha ibitabo, baraza bagera ahantu Moridekayi yakoze ibyiza, avuga ati uyu muntu hari ishimwe, hari ingororano, nta kamba, nta kintu yigeze ahabwa. Avuga ati ntacu. Ngo ahita arabaza ngo mu rugo hari inde? Baravuga ngo hari Hamani. Kandi Hamani ubu yari umwanzi w'Abayuda, aje kumusaba ngo amumanike ku giti kirekire. Bahita amaza ngo Hamani, ngo umuntu umwami akunze kubaha bamukorera nk'iki. Aravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha bamwambika ikanzu y'umwami,
bakamwambika impeta y'umwami, bakamushyira ku ifarashi, bagashaka umuntu ukomeye akagenda imbere ye avuga ngo uwo umwami akunze kuba nuko azajya agirirwa, avuga ngo ihute ubikorere umuzamu aba ku irembo, umunyagana aba ku irembo yitwa Moridekayi, utagize na kimwe uhajije, byose ubikore. Mundebere umuntu yari umuzamu, atazi ijoro atazi amanywa, ahari amasaha 24, umuntu ushonje wambaye nabi, mbese mu magambo make asa nk'ufite ibigunira, yiteye ivu mu buzima bwe, afite ivu rihoraho ritari n'iry'umunsi umwe ahubwo rihoraho. Mundebere ku ifarashi y'umwami, bagenda bavuga ati mutambuke, mureke umwami akunze kuba hatambuke. Imana ibasha guhinduranya mu cyimbo cy'ivu, Imana ikazana ikamba. Byarangiye Hamani apfuye, Moridekayi aramusimbura, noneho aba minisitiri w'intebe mu gihugu cy'amahanga kitari n'iwabo. Imana igitanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Niko byagendekeye Dawidi. Dawidi yabaye inyuma y'intama, se na nyina baramutaye. Yaravuze ngo nubwo data na mama bantaye, Uwiteka yarantoraguye. Ni umuntu atarafite agaciro mu muryango. Mwibuke ko n'igihe baza kwimika abandi bana, we baramwibagiwe, kuzageza igihe umuhanuzi ajya impaka aravuga ati nta kandi gahungu usigaranye, aravuga ati ntako. Bajya impaka aravuga ati hari akandi katazwi mu muryango kadafite agaciro, aravuga ngo nkurahiye Uwiteka sindi burya sindi bumwe. Bagiye impaka igihe kirekire, ariko aje aba ari we Imana yishimira imusiga amavuta, ariko kuko ivu ritari bwarangire asubira kuragira. Dawidi igihe agemurira bene wabo ku rugamba, asanga Goliyati arahari. Yishe Goliyati yarazi ngo biciyemo, ariko ivu nabwo rirakomeza. Yaravuze ngo nzamumushingira amubere umutego. Bari bavuze kuba uzica Goliyati bazamushingira umukobwa w'umwami. Dawidi yamaze imyaka myinshi yarahunze, aba mu buvumo kandi asizwe. Birashoboka ko umuntu asigwa, ariko igihe ivu ritararangira ibibazo bigakomeza kandi warasizwe. Bitegeranywa n'amasezerano ufite iwawe, wanditse amasezerano menshi, aho ugiye hose barabiguhanurira ko Imana igukoreye bya bindi, ariko kuko ibidasohora nuko ivu ritararangira. Ariko Imana ije guhinduranya mu cyimbo cy'ivu, Imana izana ikamba. Bibiliya ikomeza ivuga ko Dawidi byaje kugera igihe ayobora abantu 600 mu buvumo bwa Baduramu. Abantu bari kumwe bose bari bafite ivu, ngo bari imfubyi n'abahigwa n'abinuba n'abafite amadeni. Abantu ngo batotezwe nibo bamusanze aho ngaho, ariko Imana yabahinduye ingabo zikomeye za Isirayeli. Dawidi yaje gutwara imiryango 2. Nyuma yaho Imana imuha Isirayeli yose, imiryango yose iza kumushaka, arabayobora. Nibwo yavuze ngo Uwiteka yambere umwungeri ntaco na Kenya, yanjyamishe mu canye c'ubwatsi bubisi, anyobora ku migezi y'amazi idasuma. Aravuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu c'urupfu, sinzagira ikibi ntinya kuko ari kumwe nanjye. Aravuga ngo ishimbo ye n'inkoni ye nibyo binyobora. Dawidi akomeza avuga ngo yansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Aravuga ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho mu isi kubaho kwanjye, kuko Uwiteka antegurira ameza amaso y'abanzi banjye. Humura, hari igihe uzabona hari igihe uzabona cyo kuvuga umuvugo, hari igihe uzabona cyo kuvuga ibikomeye Uwiteka yakoze. Imana igihinduranye igatanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Mvuge nde, biko Bibiliya ivuga yuzuye abantu Imana yahinduranyije mu cyimbo cy'ivu ikaba ikamba. Mvuge Yesu, uzasoma Filipi 2:6, aravuga ngo ntiyatekereje ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, yemera kwisiga ivu, avukira mu kiraro cy'inka, yisiga ubusa, aba umugaragu w'imbata. Arangije ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Yarasuzuguwe bifatika, ahura n'imibabaro rutiye wahuye nayo, ariko ntabwo birangirira mu ivu gusa, ahubwo Imana igizana n'ikamba. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo nico cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina ritandi amazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame, ay'ibyo mu isi n'ay'ibyo mu ijuru. Imana ntabwo irangiriza mu ivu, ahubwo igizana n'ikamba. Dusoza nagira ngo mbabwire ko ntabwo ivu rizahoraho, ahubwo bizarangira Imana iguhaye n'ikamba. Ubwo ugihumeka hari ibyiza Imana iteganya imbere yawe. Ikamba risobanuye iki? Risobanuye ubutwari. Ikamba baryambika umuntu yagize ubutwari. Komeza urwane intambara nziza, ube intwari ku rugamba uriho. Imana izaguha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Ntukemere kubikigwari, ntuwemeye gusubira inyuma. Intambara nziza yo kwizera watangiye ikomeza, Imana izabana nawe. Komeza kuba hafi y'Imana, nta cyiza Imana izakwima.
ikamba risobanuye icubahiro. Iyo umuntu yarwanye intambara nziza ahabwa icubahiro, iyo ahawe ikamba arubahwa n'abantu bose. Ikamba risobanura ubutware. Ubutware, umuntu yahawe ikamba yaba ariho yaba atakihari, mu by'ukuri aba ari umutware. Bazahora bamwirahira, bazahora bamuririmba, azahora afite agaciro. Ikamba nanone risobanuye agaciro umuntu yahawe. Imana yubaha abantu bayubashe. Imana igira neza abantu bayikunda, ikabaha agaciro, ikavuga ngo aba ni inkoramutima zanjye, n'abaciye mu biganza nk'imanzi. Aba bantu barinda nk'imboni y'ijisho. Imana iha agaciro abantu bageragejwe bakagwana intambara nziza. Yesu yavuze ngo nimwe mwihangananye nanjye, mugumana nanjye mu byo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ubwami. Ntabwo mukiri abagaragu, muri inshuti zanjye. Imana izaguha agaciro kuko wemeye kunyura muri bya bindi. Kandi ikamba ntiriza ryonyine, rizana n'umutungo. Ntabwo batanga ikamba ryonyine, rizana n'akamverope, rizana n'akantu. Ntabwo Imana izaheruka, bizarangira Imana ikugiriye neza. Ikamba risobanura kunamurwa. Imana izakunamura. Ubu ngubu urunamye. Iyo wibutse amateka y'iwanyu uba wumva wunamye. Iyo wibutse ibyabaye ku muryango wanyu wumva wunamye, nta n'ukumva. Ariko Imana izakunamura, kandi Imana izakuzamura ku rwego rukomeye. Ngira ngo mubwire ko nta muntu yambikwa ikamba yunamye, kuko hari ubwo ikamba riba riremereye, hari anakwiza ibiro 50. Ntabwo rero bari kwambika wunamye, ugomba kuba uhagaze wemye. Ubu ngubu ntabwo wemye, ariko hari igihe uzahagarara wemye ushize amanga, nta soni ufite, zaba iz'ubuzima, zaba iz'ibigeragezo, zaba iz'imibabaro, zaba iz'ibyaha byawe. Ariko hari igihe uzaba wemye nta soni ufite, wuzuye umwuka wera, umeze neza, wubatswe neza mu mpande zose, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bufatika, wagiriwe neza n'Imana. Reka dusengane. Ngiye gusengera abantu bafite ivu muri ubu buryo bubiri. Abantu bafite ivu ryo kwicuza ibyaha, akavuga ati ngewe nicaye mu ivu, Imana imbabarire ibyaha byanjye, intege nke nagize ni nyinshi, Imana izimbabarire. Umuntu ufite ivu muri ubwo buryo ngiye kumusengera, Imana imubabarire, mwandike mu gitabo cy'ubugingo, uhinduke kuba umwana w'Imana. Komeza kwicuza no kuba hafi y'Imana. Imana igufitiye imbabazi nyinshi, igambiriye kukubabarira no kukugirira neza. Ngiye gusengera nanone abantu bafite ivu ry'imibabaro, batewe n'imbaraga nyinshi zibarusha imbaraga, bategereje ubutabazi ku Mana. Nabo ngiye kubafasha gusenga. Data, mu izina rya Yesu, sengeye umuntu wemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza, umubabarire ibyaha yakoze. Yemeye guca bugufi imbere yawe, mukurireho ivu, umuhe ikamba, umuhe kuzura umwuka wera, umuhe kwishima, umuhe kugirirwa neza n'Imana, mube hafi mu buryo bwose. Nanone sengeye uyu muntu ufite imibabaro n'intambara zitandukanye, yumva nta wundi murengezi, nta wundi mutabazi usibye wewe, muhe kugirirwa neza n'Imana. Mu cyimbo cy'ibimubabaza umuhe ibimunezeza. Mu cyimbo cy'urugo rumwubakira urugo rwiza. Mu cyimbo cy'ubukene umuhe umugisha. Mu cyimbo cyo guseba umuhe kubahwa. Mu cyimbo cy'ibibazo umuhe ibyiza. Mu cyimbo cy'amadeni uzamuhe nawe kujya aguriza abandi. Mwami, mu cyimbo cy'ubugwayi agira ubuzima. Mu cyimbo cy'ivu umuhe ikamba mu izina rya Yesu. Uyu muntu Mwami, n'ibyo ntarondoye n'ibyo ntavuze, wowe uzi buri kimwe cyose, buri wese ariho arakubwira. Mwumve, mutabare, umukize, mubohore, mugirire ubuntu. Uzabukoze mu izina rya Yesu, amen. Mwari kumwe na Pasiteri Desire Habyarimana, ubakunda akabifuriza umugisha w'Imana. Niba ushaka gusengerwa by'umwihariko, waduhamagara kuri telefoni igendanwa 0788428984. 0788428984. Ikindi nanone mushobora kudusura ku rubuga rwa interineti rw'ivugabutumwa, ni wa3agakiza.org, OR ngufi na G, wa3agakiza.org. Ubutumwa bukiza ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga rw'ivugabutumwa
www.agakiza.org. Intego yacu nkuru ni ukubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kuko ariyo nshingano nkuru Yesu yadusigiye, nk'uko tubisanga muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Dukora amahugurwa y'ibyiciro byose: abakozi b'Imana, abubatsi ingo, urubyiruko, abikorera, ibigo by'amashuri, abakozi ba leta, abakristo